Yesu ashimwe. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abikorinto igice cya mbere nako igice cya 11 murongo wa mbere. Icyampa mukanyihanganira ho gato ku bufu bwanjye, nyamoneka munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ari nako intekerezo zanyu zayobya mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Amen. Kadusenge. Mana nyiribihe, Mana isumba byose, turaguhimbaje muri no mugoroba duciye bugufi, tukuzamura icubahiro ko kuri Imana isumba byose, nta yindi Mana ihwanye nawe. Muri kano kanya rero turavuze ngo ushimwe uhimbazwe kubwo uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turasenze Mwami kugira ngo iri jambo ryubake imitima yacu, abaryumva natwe turivuga, ridusheho kudushushanya n'ubwiza bwa Yesu Kristo no kuduhindura. Urakoze kuko ukora imirimo itangaje binyuze mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo aravuga gukomeza ubutungane no kubonera bya Yesu Kristo. Gukomeza ubutungane no kubonera bya Yesu Kristo nico tugiye kuganira muri no mwanya. Dusomye amagambo Paulo yabwiye abakorinto ababwira ko ibyo agiye kubabwira ni nk'ubusazi, ni nk'ubupfu, ariko kandi afite uburenganzira bwo kubivuga. Paulo yarababwiye ati ndabafuhira ifuhe, kubera kuko ubwo nababwirizaga nabakwereye umugabo umwe ari we Yesu Kristo, ndamubashingira, sinamubaha ngo muzamubangikanye n'undi. Aravuga ngo ariko mfite ubwoba kuko yanzoka yoheje Eva mu buryarya bwayo, ariko n'intekerezo zanyu nazo zishobora kuyobya mukareka gutungana kubonerwa muri Yesu Kristo, mukareka kubonerwa muri Yesu Kristo. Akomeza avuga ku murongo wa 4 ngo kuko iyo haje umuntu ubabwira undi Kristo, ubabwira Yesu wundi tutababwiye, hakaza undi muntu ubazanira undi mwuka mutakiriye, hakaza undi muntu ubabwira ubundi butumwa mutakiriye, ndatinya yuko ibyo bintu byabageraho. Bene data, ndashaka kubabwira ko gutungana no kubonera bibonerwa muri Yesu Kristo. Gutungana no kubonera bibonerwa muri Yesu Kristo. Hari ibintu bitatu Paulo yavuze abantu bashobora gupirate, bigatuma abantu bava mu butungane no mu kubonera bikomoka muri Yesu Kristo. Ijambo rya mbere ni ukubwiriza Yesu undi Yesu. Ijambo rya kabiri ni ubundi butumwa bikazana undi mwuka. Buri kintu cyose kigira original na pirate. Hariho Yesu w'umwimerere, hakabaho n'ubutumwa bw'umwimerere, hakabaho n'umwuka w'umwimerere. Nta kintu kitagira ikintu cy'umwimerere n'inyiganano yacyo.
Yesu ni umwe, ubutumwa bwiza akaba ariwe bushingiyeho, kandi uwizeye ubwo butumwa bwiza agahabwa umwuka wera. Ariko nk'uko tubizi mu mateka ya Bibiliya, hariho Abeli, hakaba na Kayini, hakaba Sawuli, hakaba na Dawudi, hakaba Isaka, hakaba na Ishimayeli, hakaba Esawu, hakaba na Yakobo, hakaba Eli, hakaba na Samweli, hakaba Adamu wa mbere, hakaba na Adamu wa kabiri ariwe Yesu. Ni ukuvuga ngo hari abantu barimo babwiriza Yesu utari uwo intumwa zabwirije, hari ababwiriza ubutumwa ubwo intumwa zitabwirije, hakaba n'abantu babwiriza bakira umwuka utari uwo intumwa zakiriye. Hari ubundi butumwa burimo bubwirizwa, hariho undi Yesu urimo ubwirizwa, hakabaho n'undi mwuka abantu bakiriye. Kubera iki? Kubera kuko Yesu tugomba kubwiriza agomba kuba ari umwe, kandi ubutumwa bwiza bugomba kuba ari bumwe. Ariko igitangaza ni abantu bababwiriza Yesu intumwa zitabwirije, abantu barimo babwiriza ubutumwa intumwa zitabwirije, bakatuma abantu bakira umwuka wundi. Pawulo rero, kubera kuko abakorinto barimo bahura n'abigisha b'ibinyoma nk'abariho uyu munsi, bituma agira ifuwe, arababwira ati nabakwereye umugabo umwe, nabakwereye umugabo umwe. Yesu ntabangikanywa. Urashobora kuvuga ngo wizeye Yesu, ukavuga Yesu mu izina ariko udafite Yesu original, Yesu nyawe. Urashobora kuvuga ngo urimo uravuga ubutumwa ariko utavuga ubutumwa nyabwo. Niyo mpamvu ugomba kumenya, kugira ngo ube mu gutungana kose, ube no mu kubonera kose, ugomba kuba muri Yesu nyakuri no mu butumwa nyakuri. Ubuyobe bwose bushingiye mu kwigisha Yesu wundi no kwigisha ubutumwa bundi. Iyo ubwirije Yesu utari muri Bibiliya, uba ubwirije ubutumwa butari ubw'umwimerere. Iyo ubwirije ubutumwa butari ubw'umwimerere, abantu bakira undi mwuka utari wa wundi Bibiliya ivuga. Bibiliya iratubwira ngo Yesu yarabyivugiye wenyine, aravuga ngo unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga, imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva mu nda ye. Imigezi y'amazi y'ubugingo izidudubiza mu muntu wizeye Yesu, Yesu w'umwimerere, Yesu intumwa zabwirije. Rero hariho Yesu umwe. Niyo mpamvu abavugabutumwa bagomba kwitonda, bakamenya Yesu babwirije uwo ari we, ntibapfe kubwiriza uko bishakiye. Hariho Yesu umwe, hakaba ubutumwa bumwe bushingiye kuri Yesu uwo ari we n'icyo yakoze. Ubwo butumwa akaba aribwo butumwa butuma umuntu yakira umwuka wera. Hakaba n'umwuka umwe uhabwa abizeye. Umva uko Bibiliya itubwira. Bibiliya iratubwira ngo abantu bahawe umwuka wera ni abantu bizeye ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo hariho imyuka myinshi. Abakristo bakiriye imyuka myinshi kubera kuko babwirije Yesu utari wa wundi intumwa zabwirije. Abakristo bakiriye undi mwuka, bakaba mu bukristo buyoberanye kubera kuko badafite Yesu intumwa zabwirije. Rero Pawulo abwira abakorinto, arababwira ngo ndatinya, mfite ubwoba, ndabafuhira ifuhe. Hariho abigisha b'ibinyoma bahagurutse kwigisha abantu
bababwira ubundi butumwa, bababwira undi Yesu, mukakira undi mwuka. Bene data, tumugeze mu gihe cy'iherezo aho abantu bavuga ubutumwa ko bishakiye, bihangiye, batazi ko ubutumwa bushingiye kuri Yesu, batazi kuko ubwo butumwa bazabubazwa. Bibiliya iratubwira ngo kubwiriza ubutumwa ni umutongero ukomeye. Iyo dusomye muri Timoteyo wa 2:4, ubwo Pawulo yabwiraga Timoteyo, yarabwira ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo, uzacira imanza cyangwa iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Aya magambo yayavuze, iyi nteruro yayivuze kubera ubutumwa bwiza. Aramubwira ngo ni ugutongera. Aramubwira ati ubwirize ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Mbere yuko amubwira kubwiriza ubutumwa, yabanje kumubwira ko amubwiriye imbere ya Kristo uzacira imanza abazima n'abapfuye. Bigaragaza ko umuntu wese ubwiriza ubutumwa bwiza abwiriza ari imbere ya Kristo uzacira imanza abazima n'abapfuye. So kubwiriza ko wiboneye, ugomba kumenya neza ko ibyo ubwiriza bituma abantu baguma mu butungane no mu kubonera kwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bubwirizwa burimo burakura abantu ku gihagararo, ku butungane no kubonera kwa Yesu Kristo. Igihe cyose uzaza ubwiriza, haba ku manywa haba nijoro, haba mu rugo haba mu itorero, haba ubwira umuntu umwe cyangwa ubwira benshi, uzumenya kubwiriza abantu bagakomeza kuba mu butungane no mu kubonera kwa Yesu Kristo. Kugira ngo abantu babe mu butungane no mu kubonera kwa Yesu Kristo, nuko babwirizwa ubutumwa bushingiye kuri Yesu uvugwa muri Bibiliya, atari ukubwiriza ibyo biboneye. Si ibyo wadukanye, si ibyo watekereje, si igipindi. Twirinde kubwiriza ubutumwa budashingiye kuri Yesu, n'ubutumwa butazamura Yesu, butavuga nk'uko intumwa zavuze. Dufite amahirwe tukagera kandi n'ingorane. Amahirwe dufite nuko dufite abatubanjirije mu kubwiriza. Dufite Petero, dufite Pawulo, dufite Yohana, dufite Bibiliya, dufite ibyakozwe n'intumwa, dufite inzandiko zitwereka uko basobanuye Yesu bakavuga ubutumwa bwiza. Dufite ibibwiriza bya Pawulo, tukagira ibibwiriza bya Petero, tukagira ibibwiriza bya Yohana. Aya ni amahirwe kuko tugomba kubyigiraho. Ayo ni amahirwe. Ariko kandi dufite ingorane nimba dufite abantu batubanjirije mu kubwiriza, tukaba twubatswe ku rufatiro rwabo, umuntu akabwiriza ibyo yiboneye. Na kaga. Nta kuvuga ngo uburyo ngo wize teoloji, ubwo wagenze ibihugu, uzi ururimi, ngo urakereya teoloji yawe, uza n'ibindi bintu wiremeye. Oya, ukuri ni kumwe, ukuri ni Yesu, ukuri kuva mu ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya ijambo ry'Imana ishingiye kuri Yesu. Mw'Abakorinto, ndatinya ndabafuhira ko hazaboneka undi akababwiriza ubutumwa mutakiriye, hazaboneka undi akababwira undi Yesu tutababwirije, mukakira undi mwuka mutari mwakiriye. Niryo fuhe Pawulo yari afite, niryo fuhe yarimo ababwira. Mu ncamake, uyu munsi simvuga amagambo menshi, ndababwira gusa kuko ubutumwa ari bumwe kandi bushingiye kuko Yesu ari Imana yambaye umubiri ikaza mu isi. Yesu aba Imana, aba n'umuntu. Umuntu wese utemera ko Yesu ari Imana, umuntu wese utari wemera ko Yesu ari umuremyi waremye isi n'ijuru,
umuntu wese utemera ko Yesu ari we waremye imisozi yose, akarema n'ibibaya, akarema n'ibiti n'amabuye, ibintu byose bibaho, uwo muntu utemera Yesu ko ari Imana rurema, akabwiriza Yesu wundi Pawulo atabwirije, ni umuyobe. Umuntu ubwiriza ko hari indi nzira, hari ikindi gitambo, hari ayandi maraso, hari ubundi buryo, hari izindi mbaraga zishobora gutuma umuntu atungana, akazana indi migenzo y'idini, ni umwigisha w'ibinyoma. Ubutumwa bw'umwimerere Pawulo yabwiye Abakorinto, arababwira ngo icyo nahawe, ibyo nabanje kwakira, nibyo naje nabageshejeho. Ubutumwa bwiza bushingiye kuri Yesu, hirya ya Yesu nta butumwa bubaho. Umva uko yavuze ku 15 mu Bakorinto ba mbere, yaravuze ngo bene data ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije, ubwo mwakiriye mukabukomereramo kandi mugakizwa nabwo, nimba mukomeza nk'uko nabo babwirije, keretse mwaba mwarizereye ubusa. Muzi ko nabanje kubaha ibyo naje nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye abanyabyaha. Kristo ntiyapfiriye ibyaha bye, kuko byari byanditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu, kuko byari byanditswe. Nanone Bibiliya ivuga ngo ni ubu butumwa Pawulo yahawe, nta bundi butumwa bubaho. Kuvuga ngo uvuye mu ivugabutumwa urusha utavuze Yesu, uri umugambanyi kimwe na Yuda. Haleluya. Nimba uvuye mu ivugabutumwa ukaza ukagaruka utavuze ko Yesu yapfiriye ibyaha by'abantu, nta butumwa bwiza wavuze. Umva uko Bibiliya yatubwiye, ibyo nabanje guhabwa nibyo naje nabahaye. Ubutumwa bwiza tuvuga nubwo twahawe, si ubwo wiha. Hari abantu bari mu kwiha ubutumwa bakaja kuburagura, akaja mu butayu ati ngo nabonye ubutumwa. Ubukuye tinahishuriwe. Ubutumwa tubwiriza ni ubutumwa duhabwa. Pawulo nawe yavuze ngo ubwo nababwirije nubwo nahawe, ubwo bwabakijije nubwo nahawe, kandi ntibushingiye ku wundi, bushingiye kuri Yesu. Yesu yaravuze ati uhereye i Yerusalemu ni Yudaya no kugeza ku mperuka y'isi nije muzahamya. Kuki uri mu kuja mu ivugabutumwa ukaza utavuze Yesu wabambwa akazuka? Yabwiye Abakorinto, arababwira ngo igihe naje iwanyu sinazanye filozofi, sinazanye ubundi bwenge, naje kubabwira Yesu wabambwe. Ubutumwa bushingiye kuri Yesu, niyo mpamvu yavuze ngo ibyo nabahaye nibyo nahawe, kandi naje kumenya yuko Kristo, naje kubabwira ngo ibyo nahawe nibyo naje kumenya, ni Kristo wapfiriye ibyaha by'abantu kuko byari byanditswe, agahambwa akazuka. Ubwo nibwo butumwa bwiza bwakijije Abakorinto, bakabukomereramwo, bukaba ari ubutumwa bukwiriye kubwirizwa mu isi hose. Mwirinde rero kubwiriza ubutumwa Pawulo atabwirije, kuko ubwo si ubutumwa, ni ikindi, ni ibihuha. Mwirinde kubwiriza Yesu Pawulo atabwirije, kuko si Yesu n'undi, undi Yesu aba ari Yesu w'ibinyoma. Ubu icyo gihe abantu bazakira undi mwuka. Niyo mpamvu urimo gusanga abantu bafite umwuka utazi iyo waturutse. Ubutumwa ni bumwe. Ndagira ngo mbabwire Kristo twizeye uwo ari we. Reka mbabwire Yesu Pawulo yabwirije mu ncamake. Bibiliya iratubwira ngo Pawulo yandikira Timoteyo, yaramubwiye ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa ari umuntu, ikamamazwa, ikabwirizwa, ikizerwa mu isi, igasubira mu ijuru. Uwo ni Yesu. Pawulo Yesu yabwirije, Yesu wabwirijwe na Pawulo, uwo Pawulo yabwirizaga yari Imana yambaye umubiri, ikabwirizwa, ikamera nk'abantu, igahamwa kuko ari umukiranutsi, igasubira mu ijuru.
uvuko yamuvuze muri Timoteyo, yaravuze ngo niwe mwami ukomeye kuruta abandi bantu bose. Yaravuze ngo niwe Mana itagaragara, niwe shusho y'Imana itagaragara. Yaravuze ngo uwo Yesu mwizera niwe mwami kandi niwe mwuka. Mu Baroma yaravuze ngo Yesu ngo niwe Mana ishimwe iteka ryose. Ni ukuvuga ngo Yesu Pawulo yamubwirije nk'Imana, Imana yuzuye. Simvuga ngo 100% nta majana bamwe, aya ni ururimi rw'abantu. Ni Imana itagabanyije, yaje yambaye umubiri. Arongera aravuga ngo ni umuntu wapfuye, ni umutambyi wacu, niwe waduhuje n'Imana. Yesu Pawulo yabwirije yari afite imiterere y'uburyo bubiri cyangwa kamere zibiri. Yari afite ubumana, niyo mpamvu yavuze ngo yatekereje yuko guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa isi gusa. Yari afite ubumana, Imana aho iva ikajya ni Yesu. Kandi iyo Mana yambaye umubiri aba umuntu aduhuza n'Imana. Nuwo Pawulo yabwirije, uhereye mu Bakorinto, uhereye mu Baroma, kugeza hose aravuga ngo Yesu niwe wenyine, niwe mbaraga z'Imana, niwe bwenge bw'Imana, niwe gukiranuka kw'Imana, niwe rufatiro wenyine, niwe gitambo wenyine, niwe watsinze urupfu na kuzimu. Yaravuze kandi ngo niwe shusho y'Imana, niwe mukwe wenyine, niwe waducunguye, niwe watubatuye, niwe mwana w'Imana. Arongera aravuga ngo niwe uri hejuru y'ubutware bwose n'imbaraga zose no gukomera kose n'izina ryose rivugwa, ni nawe mutwe w'itorero. Nuwo yabwirije kandi niwe wadupfiriye, niwe waturemye, twaremye kubwe, turiho kubwe, ariko kandi ni nawe utubeshejeho kandi niwe waducunguye. Uwo nguwo Petero umva uko yamuvuze ibitandukanye, ariko yaravuze Petero aravuga ngo Yesu uriya mwizera ni umwana w'Imana ihoraho, ni nawe soko y'ubugingo, ni nawe mushumba mukuru, akaba na bishop w'imitima, cyangwa se ariwe nyiri imitima y'abantu. Aravuga kandi niwe mutahiza mukuru. Muri Petero wa kabiri yamwise ngo niwe mukiza akaba n'Imana. Yohana iwe yavuze byinshi bitandukanye. Yaravuze ngo ni umuremyi, ni ijambo, ni bugingo, ni umucyo. Uwo Yesu ni umukiza, ni umwana w'Imana, ni umwana w'umuntu. Ibyo byose Yohana yarabivuze. Yavuze kuko ari we utanga amazi y'ubugingo, akaba ari we ukora imirimo yose itandukanye. Turakwiriye kubwiriza Yesu intumwa zabwirije. Utabwiriza kuko intumwa zabwirije afite akaga. Mu ncamake, ubutumwa intumwa zabwirije ni bushingiye kuri Yesu, uwo ari we nk'umwana w'umuntu n'umwana w'Imana. Umwana w'umuntu ne bivuga ngo yari umuntu urya umeze nkatwe, wishushanye natwe kugira ngo abe igitambo, abe n'umutambyi. Umwana w'Imana bivuga ngo ni Imana yicishije bugufi. Icyo yakoze, Yesu Kristo yatubereye igitambo ku musaraba. Urubanza rw'ibyaha by'abari mu isi byose byahanwe kuri Yesu Kristo. Atubera inzira, atubera ukuri, atubera igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Bene data, gutungana icyo abantu baharanira, icyo umuntu atuma akobundi aramubwira ngo uriwe ntatunganye kandi ntaboneye. Ariko kubonera no gutungana biva kuri Yesu, biva kuri Yesu, Imana yambaye umubiri za mwisi. Pawulo aravuga ngo niwe mugeni, itorero nimwe mugeni, Kristo nawe akaba umukwe. Kandi yashingiye itorero ry'i Korinto uwo wenyine kugira ngo arigenzure, ari we ryizera.
umuntu uzana ikindi kintu kitari Yesu mu butumwa bwiza arimo arazana umugabo wa kabiri. Umuntu ubwiriza undi atari Yesu arimo arazana umugabo wa kabiri. Mwumve neza, mwe gushingira itorero undi mugabo, murirekere Yesu niwe mukwe n'itorero kabumugire. Muribwirize Yesu, itorero ryubahe Yesu, ryubaha amahame ya Yesu, ryubahe izina rya Yesu, ryubahe amategeko ya Yesu, kuko itorero ni irya Yesu. Impamvu turabwiriza ubutumwa bw'ibanze kugira ngo abantu bakizwe baje mu itorero. Itorero kandi niryo ryigishwa nde? Yesu Kristo. Mureke kubwiriza ubutumwa butajanye na Yesu. Ijambo ry'Imana ryose rivuga kuri Yesu, kuko umutwe w'amagambo wa Bibiliya ni Yesu Kristo. Kuko isezerano rya kera ryaramuhanuye, abahanuzi baravuga ngo azaza. Uhereye mu itangiriro kugeza muri Maraki, Yesu azaza. Ibitabo by'ivugabutumwa biravuga ngo nguyu wa wundi bahanuye, nguyu yahe. Niyo mpamvu Matayo yavugaga ngo wa wundi ba Isaya bavuze, wa wundi ba Yeremiya bavuze, nguyu Yesu w'i Nazareti. Yesu uvugwa ibitabo by'ivugabutumwa byaramuranze, biravuga ngo nguyu aravutse, nguyu arigishije, nguyu arabambwe, nguyu arazutse. Yesu ari Imana, Yesu ari umuntu, Yesu ari umutambyi. Niho babisobanura neza, basobanura n'umurimo yaje gukora, basobanura ko yaje gupfa, yaje kuba igitambo, yaje kuduhuza n'Imana, yaje kutubera impongano. Nguyu Yesu waje kudushikiriza ubutungane, aza kudushikiriza no kubonera, Yesu w'i Nazareti. Bongera baravuga ngo uyu Yesu wapfuye, umurimo yakoze nta wundi wari kuwukora. Bibiliya ikavuga ngo muri uwo murimo havuye mu itorero. Iryo torero niryo rikomoka mu kubwiriza Yesu. Ubutumwa bwiza bushingiye kuri Yesu nibwo bwavuyemo itorero, kuko tubwiriza Yesu wabambwe, tukabwiriza Yesu wazutse, tukabwiriza Yesu Imana yambaye umubiri, abantu bagakizwa bakakira mwuka wera, kuko yavuze ngo uzakira mwuka wera n'uwizera ku Yesu, kuko ibyanditswe bivuga. Bibiliya yavuga ngo mu Efesi igice cya 13 ngo namwe mwakiriwe uwo mwuka ngo ushigwaho nk'ikimenyetso mumaze kwizera ubutumwa bwiza. Nta uhabwa umwuka atakiriye ubutumwa bwiza. Nta muntu uvuga ngo yakira ubutumwa bwiza atabwirijwe Yesu. Imana yabaye umuntu agapfa agahabwa akazuka. Ndagira ngo ndangize mbabwira ngo timubwirize ikindi, mubwirize Yesu, kuko twese turabagaraguwe. Twewe tubwiriza ibya Yesu, kandi twitegereze neza mu nyigisho zacu. Nimba uri mu kubwiriza, wirinde kubwiriza undi mugabo, wirinde gushingira itorero kuri harika. Abantu bose batababwiriza Yesu, mwabavuga butumwa mwe mubimenye, murimo muraharika Yesu. Yesu umugeni we n'itorero agomba kuribwirizwa, akaba aryo bizera, akaba ari ubutungane no kubonera, akaba ari niwe mugabo w'itorero, nta wundi. Yohana niwe ndangirizaho, yaravuze ngo Yesu ni itangiriro n'iherezo, ni Alfa na Omega, ni uwa mbere n'uw'imperuka, ni Imana ikomeye, ni umwami ugiraze, ni umwami uri muza, niwe dutegereje. Kandi isi yose ivuga icubahiro cye, kuko yavuze ngo niyo wacunguriye Imana indimi n'imiryango yose. Twamamaze Yesu, twe kwambura Yesu itorero rye. Twe kuba bavuga butumwa baharika, tuba bavuga butumwa, bavuga ubutumwa bazi ko umunsi umwe tuzabazwa ibyo tubwiriza. Hari abantu bari mu kubwiriza uko bishakira ababakurikira. Hari abantu nabo bizibya amatwi, badashaka kumva ubutumwa, bishakira abavuga butumwa, ariko nta bundi butumwa bubaho. Ubutumwa ni Yesu Kristo. Pawulo yaravuze ngo igihe kizaza abantu ntibazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko ngo amatwi yabo azaba barya bifuza ibibanezeza, ngo bazigwiziriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi ngo baziziba amatwi ngo batumve ukuri,
batumva ukuri kandi ukuri ni Yesu bazayoba bakurikiza imigani n'ibinyoma. Uri gusanga umuntu yarize sociology, yarize utundi tuntu two mu mujyi akatugira ivugabutumwa. Ubutumwa buva muri Bibiliya, buva mu byanditswe kandi byanditswe bivuga kuri Yesu. Mubyumve neza. Bibiliya avuga ngo ariko wowe wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umuvugabutumwa bwiza, usoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Uvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo, ntiwongereho ntugabanye, uvuge Yesu intumwa zabwirije. Navuze ngo dufite umugisha uko dufite ibyitegererezo nk'intumwa, tukagira n'akaga ko kutigana no kutarebera kuri bariya tukihangira ibyacu. Pawulo yaravuze ngo sibyo nihangiye nibyo nahawe. Ubutumwa ni ishurirwa ryahawe intumwa, zirabubwiriza zirabwandika buri hano bushingiye kuri Yesu. Torero ry'Imana, umukwe ni Yesu, namwe mukaba umugeni. Mwirinde kuzana Yesu utari we. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen.